aho abandi babona guturana Imana yibona umugambi wayo kuva Kimironko mu Rwanda kugera muri Uganda no kugeza uyu munsi. James na Daniela, inkuru y'urukundo rwavutse mu ndoto rukaramba mu mugisha. Nyemerera ubundi nkubwire inkuru y'urukundo rwa James na Daniela, kandi ndabizi ko nureba iyi documentaire yose hari isomo biza kugusigira. Iyo ukunze by'ukuri umunsi umwe uhinduka iteka, nijoro rimwe rigahinduka inkuru itazibagirana. Uko niko James na Daniela nabo bahuye, bagahura babona ari ibisanzwe ariko batazi ko ari mu rukundo. Ubundi inkuru y'urukundo y'aba bombi James na Daniela itangirira Kimironko, aha ni mu karere ka Gasabo aho imiryango yabo yari ituye. Gusa James na Daniela nabo bari baturanye, umwe ukabona undi atambuka akamusuhuza bimwe bisanzwe. Gusa igitangaje, Daniela ntabwo yari yarigeze ahura na James ngo amusuhuze nk'abaturanyi, kuko we yagiraga isoni iteka ryose. James niwe wamusuhuzaga iyo bahuraga mu nzira, umwe ahita n'undi ari uko. Nibyo yari abaturanyi Kimironko, gusa nta n'umwe wumvaga ko bazakundana n'undi. Gusa Imana yonyine yari izi igikwiriye umuntu, iyo yari ibizi ko bazahuza kandi bakubakana. Byaje gukomeza ubwo Daniela yajyaga kwiga muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi mu mpera z'umwaka wa 2012, ubwo yari agiye gukomeza amasomo ajyanye na accounting. Aha kandi ni nawe urugendo rw'ubucuti rwabo rwatangiriye, bitangira kubagaragaraho ko umugambi w'Imana bariho, kuko Daniela niwe wabanje kujya muri Uganda mu mwaka wa 2012 ubwo yari avuye mu Rwanda. Bidatinze James nawe yahise akomeza urugendo rwo kuzamura icyiciro cy'amashuri ye muri Uganda mu ntangiriro za 2013 mu kwa mbere. Mu buryo nabo batazi bose bagiye gukomeza kuzamura ubumenyi, bisanga bose bisanze mu gihugu cy'abaturanyi Uganda. James bwagiraga muri Uganda yari mu gitondo cyo kuwa gatanu mu 2013. Icyambere yabanje kubaza ni ukumwereka urusengero ndetse na korali, dore ko nyine ibyo byose yari abisabye we yari asanzeyo. Barabimweretse nk'uko yabishakaga, ahita akajyayo bukeye bwaho. Ubwo yari kuwa gatandatu nibwo yagiye muri korali yaho ndetse anajya no muri worship team yaho, kuko yakundaga gusenga ndetse no kuririmba. Kuva ubwo bamwakiraga nk'umushyitsi uje muri worship team ndetse na korali yaho. Yatunguwe cyane no kubona uyu mukobwa yari asanzwe azi mu Rwanda, yewe birenze ko ari mu Rwanda ahubwo ari no muri quartier imwe yari basanzwe batuyemo. Uyu yari we Daniela. Ikintu cyamushimishije kuba muri iyo korali abonyemo umuntu w'umunyarwanda kandi bahuze banaturanye, nubwo batari baziranye cyane ariko byibuze yumvisha hari icyo bimufashije. Nawe urumva ubaye ugiye ahantu ugasanga y'umuntu wari usanzwe ubona nubwo mutamuziranye cyane, ni ibintu byiza kandi byagufasha, dore ko nyine ari amahirwe nyine, kuko we basanzwe hazi ubona gufasha kumenyera ndetse akakwereka n'amakaritsiye agiye atandukanye. Ibyo nibyo byabaye kuri James. Byose birangiye Daniela yaretse James indi worship team yabaga muri Uganda, nayo yaririmbagamo abanyarwanda gusa. Nawe yari umwe mu bayigize, yahise ko nawe amujyana muri worship team y'abanyarwanda yabaga muri Uganda kugira ngo abe umwe muri bo. Aha bari bataramenyana ku buryo busesuye. Gusa nanone kandi bakomeje bajya muri worship team igihe kiza kugera Daniela aturwa nko kuri worship team y'abanyarwanda babaga muri Uganda. James nawe yaturwa ku mwanya wa vice president, yari yongereje Daniela, akaba yari bo bayobozi b'iyo worship team. Ntabwo yari acyumva ameze neza mu gihe atabonaga Daniela hafi yiwe, kuko bari bamaze kuba iby'urubyiruko rwita best friend. Aho James yabaga bari na Daniela nta kabuza nawe ari kuhamushakira. Ariko nanone kandi mu gihe cy'ubucuti bwabo hari igihe cyagiraga bagashwana bakavuga ko ubucuti bwabo ntacyo bumaze, ariko hadaciye kabiri bakongera guhamagarana. Iki kintu cyaberekaga ko hashobora kuba hari urukundo hagati yabo, nubwo nta n'umwe ari ubizi ndetse nta n'umwe urabibwira undi. Kuva 2013 kugeza 2014 bari mu bihe bya best friend, mbega basaga nk'abari mu rukundo nubwo James atari yatora ngo avuge ko amukunda. James kandi yavuga ko ikintu gikomeye yakundiye Daniela nuko ari umukobwa witonda cyane kandi umukristo, kuko bitewe nuko yitwaraga abandi basore baramutinyaga. Ntabwo nyine bamumenyeraga ku buryo ari wese wari kujya kumutereta, yari yubaga cyane. Ikindi yamukundiye nuko yamwitagaho, akamuha umwanya, akaba ari umukristo ku buryo mu gikapu cyiwe hahoragamo Bible, kandi akenshi akaba ari nawe umujyana gusenga, yewe ku musozi cyangwa se mu butayu. Iki kintu cyakuruye cyane James, gituma amukunda cyane kurusha abandi bose. Mu mpera z'umwaka wa 2014 ubwo nyuma yaho yari amaze kumbwira ko amukunda, Daniela nawe akabyemera. Hashize iminsi mike nibwo James yasabye Daniela ko bazabana, mbega bagakora umuryango ubundi bagakora n'ubukwe nk'abantu bari bakundana. Kandi by'ukuri kuba Daniela yahise akabyemera nta gitangaza cyari kirimo,
kuko buri wese yari amaze kwiyumvanamo mugenzi we ku buryo bumvaga nta kabuza babana nk'umugore n'umugabo. James ari kugaruka ku rugendo rw'urukundo rwabo avuga ko Daniela atigeze amuterera ivi nk'uko benshi mw'iki gihe babigenza, dore ko nyine bo mw'iki gihe ibi bitabagaho. Nanone kandi nyuma yo kumwemera ko bazabana bakagura umuryango, ntabwo ibyo byatinze kuko James hamwe na Daniela yari abantu bari bamaze kumenyana cyane ko hahise ko bapanga n'imyiteguro itandukanye izabanziriza ubukwe. Iminsi uko yakomeje kwicuma nk'uko umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu. Uko niko James na Daniela nyuma yo kumara iminsi myinshi baziranye bakaza no gukundana, ariyo byabaganishije ku cyemezo gikomeye kidakunze gufatwa na buri wese cyo gushyingirwa. Bo barabirenze biyemeza kubana. Iyi famiye cyangwa se iyi couple twakunze ya James na Daniela bafashe icyemezo cyo kurushinga ku itariki 23 z'ukwa kane ahari mu mwaka wa 2015. Bakaba barakorewe ubukwe mu gihugu cya Uganda. Ubundi Imana ibumugisha, natwe nk'abana b'abantu turabyishimira kandi tunabasabira byinshi ku Mana. Nanone kandi ushobora kwibaza uburyo bakorewe ubukwe muri Uganda kandi warabamenyeye mu Rwanda. Buriya buri wese mu buzima aba afite urugendo rutandukanye n'urwundi. Niyo mpamvu James na Daniela nabo bari bamwe mu bakorewe ubukwe hanze y'igihugu cyacu, gusa nyuma bakaza gutura mu Rwanda mu gihe cyagiye gitambuka. Nyuma yo gukora ubukwe muri Uganda bakaba barimukiye mu kandi gace kamwe mu duce two muri Uganda bita Mitayana, aho bagira ibihe byiza bidasanzwe hamwe n'Imana. Kandi ikindi muri ako gace bari baragiye kubamo yari bo Banyarwanda bonyine bari bagatuyemo, kuko babaga kuri church yabaga aho ngaho muri ako gace, yewe bahaga amasaha 28 kuri 28, aho yari abayobozi ba worship ministries yo kuri urwo rusengero. Nk'abandi bose nyuma yo gukora ubukwe, James na Daniela Imana ikaba yarabahaye ibyishimo by'umuryango, aho yabaye abana 3. Babiri bakaba barababyariye muri Uganda aho babanje kuba, kuko ni nabo bakoreye ubukwe, undi umwe nawe bakaba baramubyariye mu Rwanda.